Aganira inyuma ya kamera arambwiye uti giye uko byagenda kose rutambirirwa beshya abantu ngaraterura uzangire mbanze nkore cyo abantu baterura twe ni nko kunywa amazi rwose ndimo ndabibona bane ahura na za pondeze ahura na bari abajama biririye ibinini gusa reka ahura inyume zihure aravuga ngo yarumye reka turebe ngo nawe kari inyuma ko mbona hazacu wambaye hanga ko we na Rutambira abona hashobora kuzaca umuntu wambaye rwose byo yewe ikintu kimwe nkwijeje nago Rutamba zansinda ko yenda kugaruka wazaguhuza nawe inde nakonda uriya n'uruhinja oya uriya nubwo nago nahangana nawe namuha abana banje bagahanga muja marakomeye cyane ni inyume Rutambi ubona yoroshye nyine Rutambi urebye ubona ko gifitemo n'ibintu by'inyamukundu na amaformation nagiye mbona yo muri ministeri ya siporo hari n'indi formation nakoze y'abanyakenya wese uye abanza amenye ngo 122 Bruno yinjiramo Yes, kanongera gwikazo ukurikiye JC Media ngusuza werereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora turasuje kandi twizera ko bameze neza nta gushidikanya uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho werereye hose umva ikinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba utanameze neza wihangane umunsi ku wundi birahinduka uyu munsi bimeze neza ejo kabimeze nabi ni ya minsi yacu bidasanzwe cyane nababwiye ko ngomba kuba hashoza idasanzwe umunsi ku wundi uyu munsi nanyarukiye Imasaka ikintu cyantangaje nuko nasanze ahantu hitiranwa nta handi ho tuzi kuri basikayito nabande hose mu Biryogo ubu tuvugana magaze mu Biryogo ntuze kwibaza abantu mu Biryogo by'inyamirambo ariko magaze mu Biryogo by'Imasaka ni kuri Citizen Fitness Club ni gym ihari imeze neza cyane umuntu wese uri mu Biryogo ngira ngo nta gushidikanya cyangwa se hano Masaka bose bazi ahiherereye nanyarukiye kujya ngo kuza kuhareba ibihakorerwa hari umusore witwa Bruno ngira ngo ni umutrainer waho cyangwa se nawe akora ibyerekanye no kwerekana umubiri no gutraining abandi bantu no guterura ibyuma yaravuze ati yewe nabonye ibyabaye kuri Anaconda na Rutambi rwabeshya abantu bose ngo mu Rwanda ngo nta muntu n'umwe ngo ushobora kumutsinda ngo bose ngo yarabahigitse ngo umva ngo ari tayari ngazaze bakore kugira ngo barebe Bruno yanyibwira nambwe ati yewe mbere yo kugira ngo buri wese atangiye kuzajya azamura amagambo yirata ngo arashoboye ngo ararenze ngwino ubanze ungereho ubanze urebe nanjye aho nkorera urebe ibyo nkora hanyuma Rutambi wawe uzamuzane nansinda nzamanika ibiganza mari kumenya neza ko wa mugani Rutambi nta mutsinda so niyo mpamvu rero mbabwiye ngo mureke naso twinjiye muri iyi club ya Citizen Fitness twinjiyemo tumenye ngo Bruno akora gute tumenye ibihakorerwa byose tumenye uburyo nawe urwego agezeho mu guhangana niba uko yabasha guhangana n'uriya musore atubwiye ko nta muntu n'umwe wamutsinda kugira tumenye ko niba nta muntu wamutsinda cyangwa tumenye ngo Bruno nawe araho arimo arakabyakabya ni nka babandi bakuza ariko yatubwiye ati jewe ntago njya nkoresha ibinini sinjya nkoresha ibindi byose urumva yibasiye kuza nawe avuga ati kuza bakoresha imiti bakoresha n'ibiki byose reka tumugireho rero twirebere uko akora avuga ati ni imyitozo n'umubiri wanjye nta kindi kintu Rutabimwirwa muvuga ngo Rutabi ni inyume reka muze murebe umuntu ufite umubiri noneho uwomotse kuruta ibyo baba beshya niyo mpamvu Eric araza kuza gukomeza n'uyu mushiki wacu menyana ese nawe uraterura nawe uterura ibyo ntabwo njya nterura ntabwo ujya uterura nese ibyo kurya ibyo utabiteruye oya no nyine ese ko biteze ko birukanka Yes Bruno reka mbanze njye muhereze gacesi gatoya tubanze tuganire ngiye kubanza kuganira nawe narimaje kwibwira abantu muri intro mwane twageze ahantu henshi cyane dusanga abantu barimo gukora imyitozo baravuga bati twebwe buri munsi twirefera kuri Rutambi yawanyu uvuga ngo arakomeye cyangwa se ngarakora cyane uratubwiye uti je nta migore ya Rutambi rwabwiye abantu bose ko batsinda kabarushanga mu gihugu ntabwo ngira nahura nawe kugira ngo abanze amenye ngo Bruno ni muntu ki cyaze Bruno nkora gute so uyu munsi wa none nkwisangiye muri gym kwanza bazubwira abantu gym yawe ahanhereye uburyo gikora ga promotion ndagatanze bose wabamaze kumenya ahanhereye ya urakoze bro gym yanjye herereye mu murenge wa Masaka aho bita mu Gitaraga uvuye mu Biryogo gatoya ni ahantu bita kuri Citizen Motel ntago ari ku ruvuye mu Biryogo
ni Citizen Motel ariko gym yitwa Citizen Fitness Club. Aha, Citizen Fitness Club. Niho tunagusanze uyu munsi wa none. Okay, abakeneye kuza kwiga yaba gukora siporo zisanzwe cyangwa se kuza guterura hano mu Biryogo abatuye ahangaha. Udafite nimero ya Bruno wayobwira 078 64 23 893. Okay, iyo nimero ya Bruno tubaza no kuza kwishyira hasi mu kiganiro kugira ngo umuntu wese ukeneye kumuhamagara azajya amuhamagara ubwo ati babantu bafite ibicece kuri abakobwa baba bafite ibicece arabimanura babaga bafite ibondo nk'ingiri rya Eric riragenda ngira ngo hari Bruno karakanyizemo nawe ryaje unyoboke mani na Rutambi byaramunaniye kuri kura iri ryanje byara ibi ni ibiryo ngewe mwebwe inzara yarabisha niyo mpamvu oya mani bamushoje mukabeshya twarumye bamwarumye aha ngira ngo uyu muhungu afite n'ubukoje bundi mukunda Bruno wa mu filime n'iki byose ko mutamutwerera cyangwa bimara gutwerera bro ntago baratangira ntago bari batangira neza buriya igihe ntago kiragera afite ubukoje bundi ako kanimero nagara kumamagara gusa kugira ngo muze gukora imyitozo n'ushoboye no gusendinga 5,000 ba wakiriye abantu 5 mu bigo bya Bruno ubakiriye kabisa bitwaye kiramutse mwakiriye abantu 5 yes Bruno nibyo nari ndimo kubwira abantu rero ko hari imyitozo imaze iminsi twabyita nk'imyitozo Rutambi atubwira ati yewe ni imyitozo ntago nakora twari mu marushanwa buriya ni nk'akana nakubise nirukansa so nawe dusanze ubere mu myitozo hanga twaraganira inyuma ya kamera arambwiye tugiye uko byagenda kose Rutambi yirirwa abeshya abantu ngaraterura uzangire mbanze nkore cyo abantu baterura uyu munsi tugusanze wari ukiri mu myitozo urayisoje bimeze bite kugira ngo twabe tunamenye ngo tugiye gukorana imyitozo turebe noneho sasa bo ngiye nari ngeze hagati ariko nta cyongereje turakomezanya aho ugereje turakomezanya so impamvu nabivuze bane ahura na za pondeze ahura na bari abajama biririye ibinini gusa reka ahura inyume zihure aravuga ngo yarumye reka turebe basimifu barambwiye bati natwe ntago ari ibinini dukoresha turebe ukuntu tungana gutya n'imyitozo oya reka umwitozo se umeze kuri yubaho aho wabereye ubona bari ababita baba barari amafumbire n'abafumbire Bruno abenshi bakumenyereye bakakumenyera mu mafilime atandukanye nago bari bazi ko ibintu ujye unabikora ngende bwagenda naratunguwe abenshi barimo kukureba bakubona wambaye imipira nago bamenya ngo imbere Bruno urimo ameze gute kwambaye igipira kinini turaza kuza kumenya Bruno uko ameze cyangwa uraza kugikuramo no gukomeza ubundi rero iyo nkora nago njya niyerekana nago njya niyerekana ariko uraza kuza kudufasha rero kugira ngo abantu banamenye ngo Bruno witegura kuzahangana na Rutambi arameze gute icyo nakubwira nago ndi umuntu munini ukanganye ariko ndi umuntu wumutse ese watweretse kamufashe kuri mikoro ntago ari nona haruma okay twaza kujya twirebe sasa umusanze noneho urimo guterura ahangaha ibi babyita gute muterura gute ugeze kuri bingahe bimeze bituraterura gute bo iyi ni bench press ndi gukora chest ibi ni ibiro 80 so nahereye kuri bar kora ama squat nibiki naringeze kuri bench okay tutire dutwara umwanya none sasa reka mufashe hano ku biro 80 nibura upeza na kangahe bigenda bite ya biterwa na 40 nagakoraho yego okay reka twaye dukubitaho nk'icuma hangaha kuri 80 twaye turengo Bruno kuri 80 nakubitaho bingahe kugira ngo tugende wigowa twa ni nko kunywa amazi rwose ndimo ndabibona muhungu nawe kari inyuma ko mbona hazacu wambaye ahangaha ko we na Rutambi ndabona hashobora kuzaca umuntu wambaye rwose byo ndabona ko atari ibintu byoroshye sasa ubwo ahangaha aba ari ibiro 80 ukubita mu butaka ngaka ni nko gushyira ku ruhande ntabwo nirwa mbitindaho kabakoroheye cyane ahangaha utangira ku biro bitoya ntago wahita uterura ibiri 120 ukijyaho ni nka warm up iyi ni warm up nuko kuri 80 kuri wowe nuko ishyushye kandi mwongeye kuri 80 nshobora no kutakinyeganyeza ngo kivaho kiri aha so ugiye kuri 80 cyo bingaye ntabwo noneho turuza kuvuga ngo turakubitaho ngo 10 ngo nishaka igihe incuro imwe kugira ngo tuze kumenya Bruno ngaratera gute washyiraho 100 nta kibazo 100 narikora dukubita 100 shiraho dukubita 100 cyane kibazo rero abasore badufasha kuza kubishyiraho ahangaha kambyishirireho kugira ngo ngo muri bo kwibona Bruno tuba twamusuye ahangaha twamusura mu rugo kuri gym yiwe ahakorera niyo mpamvu nta wundi muntu hari niba bwabangari muri lokale kibazo Rutambi azagusereza azavuga ngo umuntu ukoresha turiya tuntu
Rutambi kinatsindisha abantu n'umuntu kandi nawe warawukoze njye ntabwo nakoze umunwa nakoze tanwari okay ubu ugiye kongeraho 40 ugiye kongeraho 20 nshyireho 20 rero wamwunguye ntacyo urumva kubera ko ngewe byari umunsi wo kuza gusura kugira ngo tumenye ngo Bruno akora gute ubwo ko nangahe ako ni 10 ako ni 6 ako ni 4 okay ubwo no ku rundi ruhande nawe ugiye gukubitaho ibindi 10 iyo twinjira ku ijana ryacu rifunze fresh abamungu ko nabonye nabatoroshye Bruno ahantu hose mbaje kuzenguruka nta muntu umwe nabona wasinze Rutambi nagaruka umufana zo kugira gute anakonda yaraje ejo bundi abirwa irengero yahise bakabebe usera akunda kwiruterura uturijana na 10 akaruhaye bom ibiganiro byanyu ndabikurikirana ni nacyo cyatumye mvuga uyu mutipe ko bamuha amapondezi gusa washaka ukuntu mpura nawe nkamwereka ko mwari mwanahuraho n'umunsi n'umwe kananye nicara nk'agato tuganire gatoya twicaye bo ntago nigeze kumubona muri show gusa ntago turahura ngo tuganire akaba bavuga ko uhiga umugabo atamira cyangwa se kwirukankana umugabo asiga imbaraga zimusubiza inyuma wa mugabo we ushingira ku cyo uvuga ko Rutambi wamutsinda bo ngewe nizeye imbaraga zanjye icyo ni icyambere n'umwitozo wanjye Ati Rutambi araterura ukabona nta nungu ntabwo namenye ngaterura bingaye mu byukuri ariko abo bagiye bahura bose ngira ngo wanyuma bahuye bagarukiye ku 175 ngira ngo mu guterura ahangaha ujye ubigezaho bo ntago ngiye kumena ibanga nkuko uvuze ngo ntago uramenya ibiraterura nanjye sindi bukubwire umubare ntarengwa wije terura gusa icyo nzi cyo nuko ngewe iby'ijana 175 abari ubusa cyane abari ubusa ari benshi tuya tubibwira kuko abenshi comment nagiye mbona bagenda bambwira bati ibi nibyo twabonye nyakuri bigaragara umuntu akabikora tureba abenshi babazi ngo nama plank bagabo bati umuntu agenda akora ibintu nibi akora ibintu nibi ariko tutizeye neza ko ari byo ibi bibara ku karubanda nura muga tukugejeje ku karubanda kuko byo bizaba abantu babibona ntabwo nzajya ku editing mvuge ngo iki kiganiro kirabuze ngo kubera ko Bruno yatsinze none yazakugarika noneho twazamukira muri iki gihugu ngewe ikintu kimwe nkwijeje ntago Rutambi azansinda uko niko kuri abende jya ati jewe umuntu nsumba ntashobora kunsinda ni muremure kandi urabona ko mwenda kureshya ahubwo ndamusumba none ndamusumba bivuze ngo nta kintu yankangisha abo yatsinze bose ni ibikuri kuri we bakuza ni bagufi ba Smith nuko nguko anakonda we ni nyangufi bivuze ngo nta rwitwazo je nta kibazo nakonda twarakoze tugeze hagati umva twabanje kujya gukorura ibintu by'amamoto azayazanya amabavu mu kiganza urwitwazo rurabonetse ati sindi buterure ndatonekara mu nari ndi kubibona narabibonye ndavuga ubwo watsinzwe bira bintu yazanaga byo kuvuga ngo umuntu agize amabavu ngo biturora kukubuza guterura hararo bihuriye oya yo watsinzwe nta excuse ugomba gutanga nimba watsinzwe yemera ko watsinzwe ariko apana kuvuga ngo ngurabona ngo nari ndwaye ngo amabavu umusportif wese agomba kuba afite amabavu subona yabana kabisa ubwo rero kwitwaza amabavu ubwo n'amatakira ngo ubundi buriya amabavu ashobora kukubuza guterura icyuma no se yakubuza gute Rutambi yaramubwiraga ngo reka yikate noneho bahwanye kuri nugusuna yasuna ko yenda kugaruka wazaguhuza nawe inde anakonda uriya ni uruhinja oya uriya ntabwo nahangana nawe namuha abana banjye bagahangana hari amarushanwa ndimo gutegura muri iyi minsi ndashaka abantu bazatangira kwiyandikisha naza kuza kubabwira itariki tuzatangira kwiyandikishaho ndashaka kuzabona abasore mwese baba nimwirirwa mubivugira kuri kamera n'ibyo byose muze muhangane uzaturinde pondezi gusa niramuka yiyaminiye ase nayicaza izagaragara kuri uwo munsi okay wigo reka twinjire ku ijana tubanze duterura ntago ari nko guterura inshuro nyinshi no kugikuramo gatera gusa twabona ko ijana uri peza
nyamuneka si ngombwa guterura kenshi kubanza umusore ate kukimeze mukunda gushaka no gushaka kubanza kwemeza umuntu aho ubiri ijana watereho rimwe tukabona ko rivamo wikuramo bo nabonye muntu uze mukora habamo no gukora umubare umuntu yagize urumva iyo turimo guterura kuriya uravuga ati genda shyira ijana ndikuremo risubizeho nawe ujyamo dushyireho urugero 120 ndarikuramo risubizeho nawe ujyeho 130 ndikuremo risubizeho nawe ujyeho akaba ari ngo buryo tugenda dukora naho yagiye kuvuga ngo gukora inshuro nyinshi cyane harimo abaresista ushobora gukora inshuro nyinshi cyane kandi mu by'ukuri atari kuvuga ngo nukarusha abandi guterura okay noneho tuvugisha ukuri tutabeshye kandi tuguzanyije ukuri nk'umuntu ukurikira ibiganiro ku YouTube menshi cyane hari ahantu hamwe wari wajya kubikora ari uguhiganwa uvuge ngo nanjye naje kubera ko mbishoboye cyangwa hari ubwa mbere bonge ntago mbikora kubera guhiganwa ubusanzwe ndi umu personal trainer cyangwa umu coach nkuko wabibonye hano ariko nabonye akomeza kubwira abantu ko yabatsinze kandi bariya nyine nk'ibiro nyine wabonye ukuntu bameze sibyo ndavuga reka noneho nanjye mutumire uko avuga ngo ni inyume donc inyume ebyiri zihure ariko ntago ndavuga ngo ngiye mu marushanwa oya ajya afata umwanya akereka abantu mu birati giye muri umuntu umeze gutya n'ibyo byose ati mure sinzi niba uri buze kuza kudufatira kandi ukanatwereka ngiye ntago njya niyerekana ariko ntacyo turaza kuza kubikora niba utwerekeho gatoya kugira ngo tunavuye tuti wa mugani twabonye yaba kuri triceps y'uyu mugabo imeze gute kugira tunabone ko kwa mugani hari icyo biri buze kuba bitwaye aya ntago nkunda kwiyerekana ndetse mbanze kubibaza mabuja waje bari buze kuza kumbana nabo gusa icyo ngamije kuvuga we abantu benshi bazi ko nyine ni umusore yakoze body yajya no muri exposition akiyerekana ariko reka bizagaragare nyine twahuye sibyo ngiye muzambona maze kumutsinda mubuze sunzi niyambara ibintu binini se urambona cyane byajyana bwagiye waramwegura terura ndabanza ndatungurwa abaze Bruno ibintu bikora gute ko mubona buri munsi ariko iyo utambutse nubwo wambaye ibintu binini buriya nubwo wambaye ikintu kimeze gute umuntu ahita yibona ko hari ikintu kirimo imbere kibitsemo ngira ngo nubibona wese arabona nubwo wambaye ikintu kinini cyane ariko arabona ko byagenda rwose hano abari maka ese oya uba ziko mugani muri kureberamo imbere ntamenye ko uretse gato donc ubugabo ntago ari ubutumbi niko nje nkunda kubwira abantu sindi munini cyane ku buryo nashitura abantu ariko nizeye imbaraga zanjye okay ubu nituva kwijana noneho turajya kuri bingahe ushaka tujye kuri bingahe uyu munsi ni uwawe umunsi ni uwanjye niba twaje dukubita 120 shiraho nta kibazo 120 ariko ntabwo nshaka noneho kuri buze kwivuna ngongeye kubita inshuro nyinshi cyane nta kibazo nge ndi tayari dushyira 120 uri kubite 120 baba peti banjye bari kitaba aba peti koresha ubundi baraza kuza kugira urwitwazo utavuga ati ninde muntu ati reba nawe utuma bakoresha utu twuma se ni duke nushaka uzaze tujya hari ibiro 300 ndi tayari ibiro 300 ako Bruno nawe hari ibyo simvuze ngo 300 nabipeza uri kuvuga ko ari bikeya ariko naza kabiterura iyo ndi bushiro naza kabiterura ngo nzamenya ko n'ibindi birenze kuri ibi yabiterura right ubu ni ukuvuga ngo ni 10 cyangwa se ni kwa kundi ibi ni 6 cyari iki ntiwakinyeganyeza iyi ni 5 kg yewe nuwambwira ngo ni nyeganyeza neze kinyago umuntu atananyeganyeza ngo kinyeganyege mu giterwa muti ubwo ibiro ni ibiro bingahe ushyizeho ubwo nshyizeho ibiro 11 nawe ugiye gushyira ibindi 11 122 eze kubutonyaho ni tipe nayibiriho okay
akantu gafunga ngara dufungeho reka mbyikore nyamuneka hazaza ahangaha nkataha nawe utazaba nkana kuntu ukavuga ngo wazanye amabavu njyewe nshobora kwifatira mikorofone nkavuga mani 122 ubu tuvugana ugiye guterura 122 ibi ni 122 kandi nakora twageze ku 120 koko haje n'ikindi kigabo urwo rusore mbona rwinjiye rwose abahungu banjye bariya ninjye mbakoresha niko ubu tugiye kwinjira ku 122 sawa ngaho twagiye noneho sasa umuntu wese ubiye abanza amenye ngo ku 122 Bruno yinjiramo nese ko mbona 122 bitero nkabona nta n'ikintu na gito yabivuze nyine nakubwira ngiye ndi tayari mani umuntu ashobora kubibona cyore aha Bruno ngende jana none mujya mbanze nkwibarize bimaze iki ko umuntu yaterura ibiro byinshi utazajya mu mashamba yo kuvuga ngo ngiye guterura ibiro byinshi bimaze iki ko waterura byinshi witeruye duke dushoboka niba gukora imyitozo bitwaye iki aho kugira ngo uzaterure byinshi siporo nakamenyero cyo ni cyambere ubanza kwiga igare ukagera kuri moto ukabona kuzagera ku modoka so guterura one byongera imbaraga icyo ni cyambere demo uterura amagufwa yawe arakomera kandi ukarushaho kuba fit so rero uko ugenda urushaho ni nko kugenda uzamura level ibyo ndimo kwibaza rero sasa hano muraterura ugatangira guterura ibiro 50 ugaterura 30 ugaterura 70 hari ahantu mu biro ugera ukakomboreja kuba wakomeza kurenza bya biro cyangwa se washatse wakigumira kuri bya bindi biterwa n'ubushake ufite cyangwa se nuko ubyifuza ariko si itegeko ngo nimba uyu munsi ukoze 50 ejo uzakore 60 biterwa nuko ushaka gushepinga body yawe okay hari abantu benshi baza muri gym akaza none hari bya bindi byo vuga ati hari igice cy'umubiri wanjye nshaka kubanza kuganura cyane cyane nk'abakobwa akaza avuga ati genda shaka hejuru wenda hagabanuke ndashaka amata yiyongere n'iki byose abantu bajya muri gym ibyo birashoboka koko cyangwa se n'ibya bindi baba batubeshya beshya donc biterwa n'uburyo ukoze majorité rero haruza agakora ukwezi yabona atangiye kuluzinga agahita giving up icyo gihe nyine ntabwo byaza ariko iyo siporo nuguhozaho iyo ukomeje ugakora izo squat izo exercises zitwara ibyo birakuyoboka arabivuga bati mu myaka yawe y'ubukure ibintu bizakugaruka warabikoze uri muto uri umusore ariko mu myaka y'ubukure ibintu bizakugaruka nta kintu kitagira ingaruka ariko sinibaza bikugaruka gute kuko siporo ni ubuzima kandi uko ukomeza gukora siporo niko ubuzima bwawe bugenda burushaho kuba wenda usiba gukomeza gukora heavyweight ukagenda ugabanya ariko nta ngaruka njye mbona mbi z'umuntu wakoze siporo okay urumva ufite ibintu byinshi wawumenyereje kugeza igihe noneho uzagera ingufu zawe utagibasha kubikora akari bo benshi bahita bati iyo migongo muzayirwara uzajya kubona ubone ka gatuza kari kageze ahangaha kahise gakonkoboka utangira kumera nk'umugore wonsa kandi wari umugabo musange yanda za 6 pack zari zaraje kubera kutagikora ibicece biramanutse biraje ibyo biba kuri ba bantu bafata ama supplement cyangwa se ibindi bikoresho inyunganizi zo kugira ngo nje ntabwo naba nkora gakondo yanjye ngumbwire ngo nzazananga ibyo bintuze ibyo bicece ariko narafashe biriya bintuze biriya binini byanze bikunze birakugaruka byanze bikunze nawe wahera kuvuga uti basi imifu babikoresha basi imifu bara ni bapondeze man nese nkubeshye nese umuntu mwana kuri utatera 130 ngahibaze subona ukuntu angana harimo nkatwe nka batatu ariko ntiyaterura 130 urumva ari ubuzima se Smith nzamukuzana nawe yaravuze ngo abantu bose Rutambi yagiye atsira nta numwe wamutsinda nzabanzane Smith cyangwa none uza kuzana Smith nge nzamuha umupeti maze ukwezi nkoresha ariwe bahangana kuko
nese Rutambi yaragutsinze njye ndashaka guhangana n'uwagutsinze reka njye nzamuzanira umwana wanjye nkoresha ariwe bahangana. Okay, anga tuve ku 120 ubu turajya kuri bingahe ibyo ushaka tugiye ku 125 twashyize 130. Bon ndeberamo tunuze tugize petit fasha nire cyangwa dushyire 140 kugira ngo twekomeza gutinza abantu ahangaha. Kararenga ni kagufi naho kagerayo nzagutwara muri gym zifite ibikoresho nyabikoresho muvunyi genda tayari ubwo ko hasi gahera gafite bingahe kariya gahera hasi ko biteretseho kariya gafite 4 n'igice 4 n'igice nuko nabipanze nayo ubundi wajyaga kugira ukarangiza nko kuryita ariko ntacyo ibi n'igice none se uko mbona ntahantu gafashe nyamuneka nta hantu gafite gafata oya ntacyo reka tubyiwe ibyo ngibyo byo kubera ko nta hantu gafite gafata ngira ngo wabibonye icy'ingenzi wakibonye urumva njyewe ntago ndi pondeze urumva anga ari kuri bench andi yo bamukoresha ngira ngo ni chest ari kuri bench sasa noneho ari nabyo byo nabonye hajya babyita gute deadlift kugeza kuri bingahe bo deadlift nkora 110 nizo ngize ndashaka noneho tujyaho naho turebe sasa. Ariko rero miruwari rongoza abantu bose bajya muri gym kubera iki baba bashyirimo twa miruwari ni hano umuntu atera akavamo yibyimbije yigenza gutya kagira ngo kubisa ipanga yataruka miruwari irongoza byo ariko unawe bagiye guterura utuzu ugahagara hanga ukajya gutya ntago njya nireba muri miruwari Rutamba zazinga kuzinga no kubanga kujya gute bagiye kumukuzaho none turashingira ku cyo uvuga ko Rutamba bazamukuza uyu mujama arakomeye cyane ni inyume Tambe ubona yoroshye nyine Rutambi urebye ubona ko agifitemo n'ibintu by'inyamukundu wavuga ibyo kwibukira ntabyo ugerageje kureba rero ukuntu angana bene abe baterura ntabwo bikanga Rutambi wari wamukurikirana cyane ahubwo na video ntareba na video utareba zose ndazira zose warabibonye banakira akantu bakanyama arimo ariko imutipu kuragarangana Rutambi aramuruta ariko ugiye kureba lifting ya chest Rutambi bazamutsinda ubu noneho twizeye ibindi byazamutsinda bizi ariko chest ntago azakoraho cyane rwose noneho Bruno ashaka yiga ibindi uko yamaze kumva chest bazamutsinda ndabizi neza azamutsinda pe ibintu ko urashingira ku kivuga Rutambi ndamuzi neza so video zose narazirebye bafiti bose agenda batsinda kandi noneho ikindi kintu kimwe cya Rutambi reka nkubwire ko tutayi twabona finally y'ibiragarukiraho buri munsi baratsinda kandi nanjye twirirwana ubu ku chest nawe rero uyu muntu nawe naguze ibyo asaba ureba waranuza iti yabaye ngufiya itibaye ngufi azamukoma ahubwo ni kiri kibera zama deadlift wenda na squats zo wenda zo Rutambi azamurusha ego squats Rutambi igiko ariko chest yo Rutambi rwose bayiteguye oya ari ibintu mbazi neza kandi namutwara mu Rutambi ibintu bya squats byo aho namujyana nanasohoka nkagenda kwa kantu ariko chest yo nabizi ko ni wari ngasanga yabatsinze chest bazamwemeza simbizi ko yarambwiye ati giye nzabona umuntu ntsinda muzamwiteguye ko umwuka wanjye uzabashizemo nawe wose gukomera ubuvuga ngo arakomeye nawe ni inyuma Bruno nawe ni inyuma kabisa akoreba umugongo arakomeye kabisa Bruno wahere kuri bike nyamuneka bana ikibazo nuko muduteza pondezi nicyo kibazo cyonyine abafana bahana ngo baragutinya oya ntago ari ukuntinya sibyo ntago wazana Smith aterura 110 nimba muvuga ngo Rutambi aterura 170 umuhuze nawe ari bugere ku 100 agatangira gutitira sibyo reka igihe kitwereka ubundi ngo ntago Rutambi ajyemera ko ari umuntu aravuga ngo ni alien oni ikivejuru muri make ngo rwego agezeho ngo kujyazaho n'umuntu bahangana nuko uzacunga imvura igiye kugwa bagatereka hariya bakabwira inkuru igakubita noneho ureka mbanze nkuri ntuze yanjye set yanjye ariko hano baza bumwemera namwe buri no muramwemera agarakaza haza nawe abantu usanga pima nk'ibiro nk'igitano ugasanga arabakoma oya cyane kabisa
ntabwo nari ko burya umuntu agera muri quartier runaka agasanga hari umuntu yarabyemeje Marite muri filime hari undi Bruno oya bose agiye afite izina yahubatse twebwe tumubona kuri yikinira filime tukagira ngo nibyo kwikinira gusa azagukosora ahubwo utari uzagiye witwaza ahantu hose vuga ati kugatuza akajyana uyu nguyu ntabwo nabona sibabeshye aho ntabwo ari ubufana oya ngo nawe mwirwa mubyibuhe cyane ari gufana Rutambi oya uzi ntabwo tamarenze kabisa ariko kuri chest uzatubwira bro ntabwo arenze amararenze tujye twemera ubu rero Bruno ni wari wo kujyana nkomve anyereke nibura ko ejo ningi Burundi cyangwa hehe oya chest kwaza kuri chest kuri chest gusa uzayimwitwaza jewe ndi tayari uri tayari 16 10 n'igice 6 ubwo ibyo ni bingahe ibi ni 90 biri 90 92 92 okay aha se wewe wagiye gatatu kare urabona ya wagiye gatatu ndone kunambaye mana ari marabeshya ashobora kutasha gatoya ashobora kuba atari ibyo ari marabeshya niganyeza wumve ari marabeshya aya nibyo na agaruka umuvunyi umugore atamfungisha kwa nani ndio musara ariko Bruno kagize ko uyu munsi urakabona ihangane kabisa hano abantu bari jye umuntu abire bagusha kajya ibintu byose swat hano swat barambiye ngo hakora amatako amatako ono de dirifite ubufata n'umugongo n'amaguru byose akiri nanje biragora biragatsindwa ko numva haje magaka yarabaze asho hakajana noneho nta kinyeganyeze none Rutambi yabwiye anakonda ati ngiye gushyira ibintu we ntukinyeganyeze kikanyeganyega ngiye urabutsinda akuri behind the scene cyangwa byari behind the scene anakonda aranga asaba ndabishyiraho ntukinyeganyeze kuko anakonda numva yabanje kutugura ashaka kubyara akanakonda nawe yari yagoranye kahise arahaha bikomeye ubwo bwari bwamwite ariko gari n'agaruka yavuga ati giye buriya naratsinzwe ejo bundi akanakonda arakomeye byatara akuri mugufi karaganyu karumi mugufi nawe urumva wenda ikintu ushaka gushingiraho ngo Bruno ashaka kuzangana na Rutambi kubera ko n'indeshyo bose barariye Rutambi yavuze ati giye umuntu nzumba ntashobora kuntsinda sibyo 104 agora umuntu bajya bahanganye cyane kuza fite uri oya kuza kuza nabarumye barahanganye ariko urumva kuza nawe yageze igihe ngo mama yararwaye ngo niyo mpamvu natsinzwe none se uyu mugabo ko mbona none itigiye kuba ntoya turatera mpaka kugeza kuri bingahe utuvuye ku 104 tugiye kwijana 12 twagize 120 nakubwiye ko ndahera ku 110 kugira okay amenye ibanga sibyo noneho nge ndibikira nkuko wavuze ngo Rutambi ni inyume wavuze ko utazi ibiraterura nanjye kuri ubu sindi bukwereke maximum ya lifting navuze ko n'ubundi uyu munsi wari umunsi wo kuza gusanga bere mu myitozo nta nubwo ari ngombwa kunyereka byose ngo unyereke maximum kugeza kuri bingahe kabyibuze umwizere urumva reka urumva Bruno kubera ko twirwana arimo gukina filime nta nubwo n'ibintu abitekereza ahubwo se nkubwira ubona ko muhuye ngo amaze igihe asa nk'uwakwanga ubundi Bruno wa nyawo wundi ari kundi rwego nawe uramufana oya kamwereke ngiye kureka mufoto na demiri wenda 18 tukafoto kandi yatinye gukuramo ngo manze nanare uko angana chest cyo chest nakwere kurumi ntabwo nyamuramo amafoto yawe ndagura kuri Instagram yawe ntabwo hayari abaye amafoto yawe niko akifoto yazigwa azishatse ifoto yazime ako nta nubwo ngo mwifoto gusa yagombye no kuza kunyereka foto gukora ingingo ese Rutambi nituza gufasha tahito simba nyikeneye natamunene mba nyishaka Rutambi nakiyemerana nawe avuga ko atsinda abantu banini abo zatsingwa n'umuntu ruta nyine okay ubu ni 100 sibyo okay we go unaho bakongera bakora naho watewe nawe ushaka gusubiramo
Bakirya ariko umuje akifunga ababyumva oya ibindi byo urabona itiyo ufite ndaza gutwara muri gym zifatika nta rwitwazo zongera kugira oya ni gakondo ye ona ari ama gym ona nka za zone nta rwitwazo rero mushobora kugira harimo ibintu byose ushaka ikintu none byo mupeza gutya twaturi turi hari ahubwo bati uri tayari tukuzana iki jana tipo y'ijana ngaho yijana ukayirebesha amaso wari ukagera sudiri wakora iki bakwereka petit bwa kuburyo uyireba ukagera sudiri hari teretse yakayise kugikura hasi kuma wapi wowe umuranza renge ibya Bruno cyako zona ni yajari gakondo yo mu biryogo ariko pari apo akajimu kawe karoti akajimu kanje ni sawa ntacyo kabaye ntabwo asuzuguritse ntabwo wagaca amazi okay dukomeze ako rero ajya kuri nuza swaguye kujya kuri swat ushaka iki na swat ugiye tuzihoreye tuwe tuzihoreye okay reka twinjire muri imbere no sasa cyangwa tuye kuri aba petit boy mbaze menye naho ngo petit poise turoroshye muvunyi iyo ushaka gukora heavyweight njya mu zifite ibirenze y'ibingiye petit poise kenze se nini ya kenze kana goteranyije diskit ikita yuzu okay reka twinjire mu magano no banzu natweke n'indi byose bihari bamugane kugira ngo nakwemeye ko uyu munsi ndi gukorera aga promotion Bruno nyuma yo kuvuga ngo rero nagushaka kutwereka uko hejuru umeze ndagushutse muzanye hanze kugira ngo n'abantu banarebe bamenye ko akatuza kangana gute umbwire eri uri muri akarere agatuza ke cyangwa ntago wakabona keretse nkakweretse nyine ese undi watweretseho bitwaye nzaba nkwereka naho natangiye kubijyanga byane n'ibya Big Dragon sinabonye mugenzi wawe abikora se nk'umugenzi wanjye wowe uri mugenzi wawe genda mu munyamakuru wowe ni mugenzi wawe amaze ngo Rutambi mugenzi wanjye kubera ko twirwana kubera ko mwirwana ngiye kombera ngaho ndi wambwiye ngo pass wadi nzayite Rutambi yo kuri yicano ubundi se bura ntitwa Rutambi aya uze murashaka kuza kuyihakinga ngo yibereye uyaho yitwa Rutambi Bruno aya masaha tumajiye kugeramo birimo barashyira saa 10 n'igice gutyo n'iminota saa 11 kabana batari batangira kuza bo abantu ubundi dukora session ebyiri mu gitondo na nimugoroba so abandi batangira kuza saa 11 saa 11 n'igice ariko class ya aerobics itangira saa 12 abamenyere Bruno bamumenyere muri filime gusa ntago bari bazi ko naka ngakazi kawe aka nakazi kawe gahoraho cyangwa se ugakora kubera ko ari uko yikora sport aka nakazi kanjye gahoraho niko mfite ama certificate nubwo ni by'amafilme mfite ama certificate ariko aka niko kangabure mbere y'amafilme so niyo mpamvu nkubaha cyane ari givuga ngo nakazi kawe gahoraho ngo ufitiye ama certificate umuntu agahita yibaza Bruno yabyize hano mu Rwanda hari amashuri abyigisha na handi hantu yavuye kuzikura bimeze bite bo na ama formation nagiye mbona yo muri ministeri ya sport hari n'indi formation nakoze y'abanyakenya ako kantu rero gatangiye kwikubitamo abantu bakunda ibintu bivuye hanze kuruta urwego akuse ubundi kubera icyo abantu bakunda kumva ngo umuntu avuye kwiga ibintu hanze ngo niwe ubushoboye cyane bo ntago nabyize hanze bari baje kudutraininga mu Rwanda aho kantu we ntukazi ko umuntu avuze ngo navuye kubyiga mu Buhinde unavuye kubyiga ngo muri za Taiwan unavuye bagahita bumva ngo ararenze kuki tutumva ko umuntu ubikoreye intanga yahagombye kuba bikora ku rwego rushimishije ni imyumvire kuko niyo ngiye kudepoza ahantu njyana iyo nakuye muri ministeri ya sport ngira ngo wamugani bigomba no kuba urugero rwiza cyane niyo bwa mbere tubonye amakipe yo muri Afrika akina football nibura muri mu majonjora avuye muri amakipe arenze 2-3 kandi noneho zose uko zagiye nta nimwe irimo gutozwa n'umunyamahanga zose nabene igihugu kubera iki twakomeje kwishyiramo kakantu kumva ko abanyamahanga n'ibiki aribo bashoboye ikintu kibura no guha amahirwe abaruko waye amahirwe umukoci wo mu Rwanda cyangwa umuntu wo mu Rwanda ukamuha izo formation zo navugaga why not ni igihugu cye nawe ntago aba yanze ko igihugu cye giseba ahubwo ikintu kibura ama guverinema abura kubagirira icyizere nibumva ko abene igihugu bashoboye bashobora ntekereza ko ari nawe ufite ishyaka rirenze ry'aba muntu kuko waraye utahembye wa wundi ntago mu gitondo yaba afite umwuka ariko umwene igihugu yabanye barimo kubatsinda igitego aba yumva birimo kumurya ko tumushaka ni igihugu kuruta uko yaba umukozi yes Bruno nakazi gashobora guhemba umuntu kakaba kamutunga irankwano niho wayikuye ibintu nk'ibyo ngibyo ari umuntu nakubyumva kabatira n'imikino y'abantu bahaze igihe nago bira bintu najya kubikora ngo nakazi ka buri munsi urumva personal training nakazi nkuko wabyuka ukajya mu biro nakazi kagutunga katunga umuryango kuko
apari y'amafilme nta handi nkora cyangwa advertising nahangaha mwana uri umwenjeniyeri je ntukajye ubeshya abantu jewe iyo umuntu abeshye rero turi mu kiganiro je ntago ndi engineer man ndabivuga je ntago nkunda umuntu ubeshya abantu umva nkubwire muvunyi nacuruje amagi nubaka city tower nacuruje amagi nza kugura amaromorke ibyo ntimukatubwize ukuri umva nkubwire umva nkubwire ntago nigeze niga ko arabikora arubakisha kabisa reka Bruno muvunyi umva nkubwire udatuma abantu banga kuntwerera rata ntago ndi engineer ariko by the way nukuri ko Imana nubwo yabayubakisha nubwo abubakisha izimeze gute na bya biraro byo mu Rusana yose umuntu yafite ubukwe bro ntago biba byoroshye gusa wenda ikintu kimwe nakubwira genda umuhasla man akazi kose nzi ngo karama amafaranga yo kurya ndagakora impamvu uvuze ngo ndi engineer nuko wamamagaye nari ndi ku chantier ndi kubaka urumva ariko ntago nabyigiye nuko nzi ko ahantu hose ari amafaranga nese kandi no kubaka uyu muhungu azatera n'inshinge nese umuntu yubaka atarabyize ibintu byose yasobanurira gute ushobora kujya kugikwa ugatera ikambu kanya utarabyize nese muvunyi abafundi bose baba baragiye mu ishuri ubuzima burakwigisha men urumva ubuzima ntacyo ku buryo waba n'umufundi utarabyize wenda waba umuyede unese wajya kuba umufundi utabanje kuba umuyede ubanza kuba umuyede mu gihe uri gusavayivinga ngira ngo umunyamakuru wabanza kwa cameraman yes wahereye kuri kamera right cameraman barakirishe ubu nicyo kintu nashaka kugira ngo numvikanishe Eric aragukomerekeje yes Bruno nicyo kintu narimo kuvuga hari abantu benshi cyane b'urubyiruko ugasanga umuntu urubyiruko ariko aho kugira ngo afate akantu nk'aka akavuga ati nanjye reka nshinge club nk'iyingiyi ya fitness ugasanga mu gitondo arabyuka afashe mu mufuka bateka nshake ahantu njya guteka umutwe akantu kaje gutera no kugira ngo umaje gutegereza uvuga uti wahimba kangaka noneho sasa bo aka kantu katangiye ndi umukozi w'ino Citizen Fitness Club bigeza aho biba ngombwa ko boss agira ibintu byinshi so arambwira turabarana ndayikodesha yego ubu ngubu ni navuga ko ari yanjye yego ariko natangiye ndi umukozi ndi umukoci mpembwa ku kwezi so nubwo ibintu biba bitaraza ariko ikibi ni ugucika intege ariko mfite icyizere ko bizagenda biza urubyiruko rwinshi cyane urarubwira iki kandi urubyiruko rufashe mu mufuka avuga ati ndaza gutega amafaranga kuri iwacu ndaza gutega amafaranga kundi butekera umutwe ku myaka yawe uyu munsi wa none wishingiye umurimo urimo urawukora urimo urazamura n'abandi bantu benshi cyane urimo urafasha abantu benshi cyane inspiration yawe urimo urayitanga ku bandi bantu benshi cyane nicyo wabwira urwo rubyiruko rero sasa bukurikira n'abantu benshi icyo nababwira cya mbere bakura amaboko mu mufuka iwanyu ntago bazakwishyura minervare kuva muri primaire segonderi kaminuza nimba bafite ubushobozi ngo bajye no kugushakira umugore cyangwa ngo bakomeze bakuguriye na za Jordan cyangwa izindi nkweto ahubwo wowe kura amaboko mu mufuka ukore nabaye umuyede kandi ntago nari ntewe ifunwe nabyo ariko kuri ubu yego nako nagakora ariko ntago najya gusaba ikiyede nzi ko nzi kubaka urumva nzi ko nzi gutera ikamba hari aho navuye hari naho ndi kugana sibyo so bakura amaboko mu mufuka kandi ikosa ribi mu buzima no gucika intege iyo ukoze biraza ndankunda kubwira abantu benshi cyane ngo winners are not those who never fail but those who never give up iyo utagivinze up ko byagenda kose finally biraza Bruno yatangiye ateta baramubenga ku nshuro za mbere n'iki byose birakunda bigira gute biranga ariko finally ejo wende ku itariki hajya ni 13 17 z'ukwezi kwa 12 imunga afite ubukwe ndashaka Bruno azahamagara mbwa ati cya kiganiro twakoze ntabwo wantumiye man ntabwo wantumiye bro dufitanye ibibazo ntacyo bitwaye sibikoze sungura aricyo nakoze urumva ikintu kimwe kirimo ndashaka Bruno tuzongeye gukora ikindi kiganiro ambwira ati muvu cya kiganiro twakoze ewana ntabwo nabonye abakiriya gusa nabonye na message you have received imunga arabashimisha cyane mu mafilme urabona ko yatangiye no gukora n'ibindi bintu byinshi cyane ni umwacteur ukomeye cyane umuhanga kandi Bruno ikiganiro cyanjye ndagisoje abantu bagukunda bababwira iki bakomeze badukurikirane JC Media kandi bakurikirane banaze kudutera imbere kuduteza imbere turebe ko nyine twakwishingira ibyacu apana gukodesha ariko nyine ntangire message kuri za Pondeze baze bareba aho inyume zikorera okay umuntu ukeneye kubona wese yakubona gute
platform zawe zose ukoresha Instagram nitwa Bruno the Hustler. Urebye niyo nkoresha cyane. Ntabwo nikunda cyane. Nimero y'akazi aha kuri Citizen Fitness Club. Nimero y'akazi ni ya indi yanjye 078 64 23 893. Amazina ariho kuri mobile money yitwa Cyprien Neziryayo. Aha, ngira ngo reka nshimire cyane umuntu wese wamaje gukora subscribe kuri channel ya DJC Media. Niba utari wanayikora biratangaje kubona dukora ikiganiro kikarebwa n'abantu 150. Wajya kureba ugasanga ntago abantu bakoze subscribe. Banadutume kandi buri munsi urabamagara umbaza ngo ikiganiro kirasohoka ryari. Wakandi subscribe aka notification kaje kakugeraho ntacyo bisaba kwiri wagombye iki wakanzeho kwiri Bruno ndagushimiye cyane wakoze cyane kadushimiye n'abavandimwe hano bari baduherekeje barimo kukurebera hanga ikiganiro cyanje umuraza kuza kukireba koko mwakibonye rayo yarasika ko subscribe ahubwo ubusiri buze kuza kukireba cyane kandi wakibonye rayo oya ni nawe wa mbere umbwira wowe niwe wa mbere umbwira ko Rutambi yakomye abantu sawa ngira ngo mbabwira ngo uko byagera kose ni Bruno twari turimo kuba tuti durashaka kuzareba noneho show ya Bruno na Rutambi ndaza kuza kubwira Rutambi nabonye undi muntu mushyashya mugomba guhangana nzaba numva icyazabivuga umubwire ko utabonye igikuri ntabwo nabonye igikuri umubwire ko utabonye harya bitakoreira umubwire ko utabonye pondeze yego utabonye igikuri umubwire ko wabonye inyume ndanye ndi inyume man ikibazo waze kubinyereka ngo mbirebe nzakwereka ubutaha asante sana bro